n'abarenze umwe cyangwa babiri. Ibyo ngibyo niko bimeze. Mwese muzatekereze kuri bari abana ba Kabaka, kuko yabahaye ubuzima neza cyane. Kabaka yafataga abana be neza cyane, yabagaburiraga neza, yabambikaga neza, yabakoreraga imisatsi yabo neza cyane. Twese ko turi ahangaha, ngewe afisa nampamagara akambwira ati Bertrand, hari icyo nshaka, byagenze gutya na gutya, mu bushobozi buryo bwanjye mfite nzagerageza kumwumva. My very good sister Sharifa nampamagara, nahoze mbwira Sharifa mubwira abana ba Kabaka ugomba kubahuza bari abakobwa babiri, bakajya bamenyana bagakundana, mukabumvisha imiziki yase, mukabamwereka ama interview yakoze, mukabereka ibitaramo yakoze by'agatangaza, kugira ngo nabo bazakorane iyo greatness yase. Ubwo icyo gitangaza se yari babimenye, baba abantu batangaje nkuko se nawe yari umuntu utangaje. Namwigiyeho byinshi, nje nawe nitwe twakoze itsinda ryitwa Tough Gang, kandi nzakomeza mbiharanire. Ibyo twashwaniye dupfa twayadushwana kubera ko abavandimwe niko bigenda. Nabimubabarire nkimenya amateka. Imana imubabarire nayo iyo yaba ari icyo yakoze cyayishimishije. Adonai Yehova Odoa umuremyi wacu azabimubabarireho, tuzongere guhura twese twishima tujya heza, kuko niyo nzira ya muntu. Twese nuko nkuko bizagenda. Murakoze cyane. arakoze Bulldog. Ubundi iyo ugiye kuvuga amateka ya Jean Paul ugasiga Bulldog, ntabwo waba uri kuvuga Jean Paul by'ukuri. Hano hari abaraperi benshi cyane babanye, usibye na Bulldog hari n'abandi nigeze kubona, wenda bo kubera ko bagize akanya bakaza bakinjira ahangaha, ubwo baraza no gushaka akanya badushyireho imirongo wa mugani wabo. Hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, ariko hari n'igihe urupfu ushobora kurubyazamo ibyishimo, cyane cyane iyo ubonye imbaga nk'iyiherekeje umuvandimwe wawe, wavuga uti biramaze, arapfuye aragiye, ariko nibura asize abakunzi. Abari mu nzira mwabibonye, twabonye ko ibyo ari byo byose atabanye n'abantu nabi. Pasiteri Kare yabivuze, yahaye igihugu ibyishimo, yahaye urubyiruko ibyishimo. Ni nayo mpamvu twifuza ko nta muntu uri butere amahane kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Reka dusabe Uwera Jean Maurice ansabye umwanya muto. Hari umubyeyi ntabwo ari hano, ariko yifuje gutanga ubuhamya gato, kandi mu kanya turakora umuhango watuzanye, cyane cyane ko tutagomba no gutinda aha. Nabyo ni ibintu by'agaciro mu rwego rwo kwirinda cya cyorezo turi guhangana nacyo muri iyi minsi. Donc reka Maurice. Hello. Bonsoir maman. Oui, bonsoir. Ufite umunota umwe, hari abantu benshi bagukurikiye, turimo gushyingura Poli. Umwanya ni uwawe. Hello. Wenda ndabona Bukuru akivuga, wenda bashimiye cyane ku wenda kumva. Oui. Bonsoir. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndatangira mvuga ngo ijambo ry'Imana. Yes, ndakumva. Aya ni amajwi ari kukugarukira, wowe vuga ntugire ikibazo. Muri Yohani ibice 5 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 hatubwira yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye bose.
na Tuyishime Joshua nari narahimbye akazina ka Poli kubera ko nifuza ko umwana wanjye azakura yerekana ko yahawe uburere azazuka. Ni ibyiringiro biva ku Mana yandikishije muri Bibiliya, biraduhoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako. Ndabashimiye, ndabakunda cyane mwese kuko twese turi Abanyarwanda. Mwakoze gutabara umuvandimwe wanyu, kandi nshimiye Bulldog uvuze ko azajya ashobora kuba yafasha Crystal na Chloe. Mwese Imana Yehova ibahe umugisha. Murakoze.